Ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi wa none nishimiye ko dusangira namwe ijambo ry'Imana, kandi mu buryo bw'ikiganiro kubaza no gusubiza. Nifuza ko buri muntu wese uzumva ubu butumwa akagira ikibazo azatubaze. Turashaka kuganira ijambo rivuga ngo ninde ukwiriye kuba umushumba, pasteur. Ninde ukwiriye kuba pasteur, umushumba, umwungeri? Ni ikibazo nibajije, natekerejeho. Ninde ukwiriye kuba umushumba? Ibibazo byinshi iyo tubibajijwe, abantu bihutira cyane kuja muri Bibiliya, bagahita bavuga ngo ku rugero bagahita bajya muri Timoteyo, igice cya Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3. Umuntu nifuza kuba umwepiskopi agomba kuba, niho cyane twihutira kureba tukavuga ati umushumba agomba kuba ameze gutya na gutya na gutya. Ndetse tukaja no mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito mu gice cya mbere, naho hariho ibyo pastor agomba kuba ari. Uhereye ku murongo wa 5 ugakomeza, yaramubwiye ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Ibyo ni ukuvuga abagabo batariho umugayo, bafite umugore umwe, bafite abana bizera, ibintu nk'ibyo. Ariko igisubizo cy'umuntu ukwiriye kuba umushumba ntabwo kiboneka muri ibi byanditswe, ahubwo iri jambo rihera mu gakiza. Agakiza, gukorera Imana, ijuru. Nagira ngo nkubwire ngo ukurikije uko nasobanukiwe Bibiliya, ngiye ku giti cyanjye, nabonye nta muntu n'umwe ukwiriye kuba umushumba. Iburasirazuba, iburengerazuba, iburyo, ibumoso, hagati, ku isi hose, no one deserves to be a pastor. Nta n'umwe ukwiriye kuba umushumba, umwungeri, ntawujuje ibyo byangombwa. Kubera iki? Twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana, tubaho mu buzima bwo gukorera Imana tubashishijwe n'ubuntu bw'Imana, duhabwa impano n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo rero ari byo tuganya dutsindira. On ne gagne pas d'être appelé
ube pasteur, ntabwo ubitsindira. Numva abantu benshi bavuga ngo nguriya ngo ubupasiteri arabukwiriye, ubupasiteri arabukwiriye, ubupasiteri arabukwiriye, ubupasiteri arabukwiriye. Ntabwo akwiriye, ni ubuntu. Tuba turirimba ngo kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu, kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Leo ni tumeokolewa kwa neema, tunaishi kwa neema, tumepewa kazi kwa neema, tumepewa karama kwa neema, tumepewa vipawa kwa neema, tumeitwa kuwa wachungaji ama maaskofu kwa neema, by grace. Imana niyo yo kwizerwa, niyo yaduhaye umurimo. Twebwe oya. Nimba warahamagawe kuba umushumba ni par grâce, ni kubw'ubuntu. Nimba warahamagawe kuba intumwa ni kubw'ubuntu. Nimba uri askofu ni par grâce. Nimba warahamagawe kuba umuvugabutumwa ni kubw'ubuntu. Nimba uri muhanuzi ni kubw'ubuntu. Sibyo wigiye mu mashuri ya theology, sibyo wigiye mu mashuri asanzwe, sibyo warazwe n'ababyeyi, sibyo wakoreye. It is not your accomplishment. Ntabwo ari ibyo wakoreye wagezeho, ni ubuntu bw'Imana. Iyo dusomye icyanditswe Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4 kuri ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 12, ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu Yesu yatsinze, yaje mu isi aratsinda, atwara iminyago, arangije gutwara iminyago atanga impano kubw'ubuntu. Nibwo bamwe yabagize par grâce, kubw'ubuntu. Hari igihe wireba ukabona ukwiriye kuba pasiteri, kireba nkabona ukwiriye kuba pasiteri, akwareba ubundi ukabona ntabikwiriye. Ni par grâce. Nuko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu kuko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Umuntu wese muri twe. Aha yari amaze kuvuga ko twese duhurijweho n'ibintu birindwi. Twese turi bamwe, ariko arongera kandi aravuga ngo nous sommes différents, turatandukanye. Unité dans muri diversité, turi umwe ariko kandi dutandukanye. Aravuga ngo ariko umuntu wese wo muri twe yahawe ubuntu kuko urugero rw'impano Kristo atanga ruri. Buri muntu wese yahawe ubuntu. Kuba uri umushumba
ni ubuntu wahawe, kuba uri intumwa ni ubuntu wahawe, kuba uri umuvugabutumwa ni ubuntu wahawe, kuba uri umuhanuzi ni ubuntu wahawe, kuba ari icyo ukorera Imana ni ubuntu wahawe, kandi ubuhabwa n'impano ya Kristo atanga, by grace of Christ. Bibiliya ikavuga ngo nico gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajana iminyago myinshi aha abantu impano. Ajana iminyago myinshi aha abantu impano. Yatanze impano. It is grace. Rero icyitwa impano si ikintu ukwiriye, si ikintu wakwirata, si ikintu wavuga ngo naragikoreye, si ikintu wakwita icyawe. Ni free gift. You don't deserve it. Aha abantu impano. Ubushumba ni umuhamagaro uri mu impano. Umuvugabutumwa ni umuhamagaro uri mu impano. Si ibyo ukorera ngo byiratane, si iby'iwawe, si ibyawe. Kubera ko dutuye mu isi ya performance, ya accomplissement, ubukristo nabwo no gukorera Imana no kubaha Imana byabaye amarushanwa, byabaye ibintu umuntu akora ku giti cye yirata. Bibiliya yaravuze ngo wirata, yirate Yesu. Uri muri irate. Pawulo igihe kimwe yashatse kwirata, ariko bitewe n'amajambo aravuga ngo reka mumbabarireho, mundeke mbe nkubaha ho umusazi gato, abisabira imbabazi. Inkoni yakubiswe, amayishurirwa yahawe, imatorero yashinze, ariko ntiyabyirata. Mundeke mbeho. Nta kintu na kimwe na Pawulo, Petero, Yohana, intumwa z'Imana zose nta wari ukwiye kuba intumwa. En fait, Pawulo yaravuze ngo ni 9, ntabwo yarashitse, ntiyarakwiriye. Ni ubuntu. It is grace. Nshuti yawe, it is by grace. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia, kuishi kwa ajili ya Yesu kati yote ya dunia hii, na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa we. Na kuitangaza Injili ni faida kwetu kabisa. Rero yatanze impano, wahawe impano. Ariko iryo jambo rivuga ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite? Rigaragaza ko yabanje kumanuka ikuzimu. Uwamanutse niwe wazamutse, aje hejuru y'amajuru, kugira ku majuru yose, kugira ngo asohoze zose. Uwo niwe watanze impano. Aha bamwe kuba niwe wabahaye, niwe waguhaye kuba, niwe waguhaye kuba, suko wari ubikwiriye, suko wari ubikwiriye. Uko wahawe agakiza utagakwiriye, nuko wahawe n'ubuntu bwo kwikorera utabikwiriye. It is a privilege. Niyo mpamvu iyi mirimo yose iriho dukora, haba kuba umushumba, kuba umuhanuzi, kuba intumwa, kuba umudiyakoni, kuba umuvugabutumwa,
n'ibya Yesu zose yarabikoze. Bibiliya avuga ngo Yesu niwe ntumwa y'ibyo twatura tukabyizera, niwe apostle mu Baheburayo. Bivuga ngo abandi ba apostle bose ni ba su apostle, izindi ntumwa zose ni intumwa munsi ya Yesu, zigomba kwigira ku ntumwa nyayo nyakuri yujuje zose, abandi bakaba ari abagerageza, kandi bagomba kumwigiraho bagakurira muri uwo muhamagaro barebera ku ntumwa Yesu. Niwe muhanuzi wasohoje ubuhanuzi bwose, wahishuye ubushake bw'Imana birenze uko tubasha kubivuga no kubitekereza. Niwe wahishuye Imana, wahishuye ubushake bw'Imana bwuzuye mu buryo ubu nyine nta bundi buhanuzi dukeneye bujanye n'ubushake bw'Imana ndetse no kumenya Imana no kugendera mu Mana, usibye gusa kudushishikariza no kuduhugura no kudusubizamo imbaraga, ariko batugarura mu buhanuzi bwahishuwe, aribwo buhanuzi bwa Yesu. Yesu niwe mwungeri mwiza wafiriye intama ze, niwe mutahiza mukuru, niwe great shepherd. Abandi bose ni abungeri anda ya Yesu. Niwe pasteur, le vrai pasteur, niwe pasteur. Nukuvuga ngo niwe pasteur, niwe mushumba. Iyo bakoresheje ijambo the shepherd, the pastor, bavuze ngo niwe ukuri, nta wundi ukuri uhari, niwe wenyine. Nkuko Bibiliya ivuga ngo Yesu niwe nzira ija mu ijuru, nta yindi baho, ni nawe mushumba wenyine w'intama. Abandi bose nabo yahamagaye munsi ye. Niyo mpamvu Bibiliya ihora ibinginga ibabwira, babahugura kugira ngo bakomeze bisanishe n'umushumba nyawe w'imitima, ari we Yesu Kristo wafiriye intama ze. Umwungeri mwiza afira intama ze. Nta wundi witwa umwungeri mwiza muri Bibiliya, ni Yesu. Niwe good shepherd ufira intama ze. Intama ze arazizi, nazo ziramukurikira. Yarazipfiriye, atanga ubugingo bwe, arazifite mu kiganza nize. Abandi bose bavuga ko baragira intama, abandi bose bavuga ko baragira intama bafite uwo baziragirira, ibo na abantu bari munsi y'uwo mushumba nyiri intama. Intama si izabo, ni umukumbi w'Imana wa Yesu yaguze amaraso ye. Niyo mpamvu abandi bungeri bose ni su bungeri, na bungeri bari munsi, bagomba kwigira ku mwungeri nyamukuru nyiri intama wafiriye intama, uragira intama ze kandi nize. Yabwiye Petero ngo uragira intama zanje, ntiyambwiye ngo uragira intama zawe, ntiyambwiye ngo uragira intama zanje, gaburira intama zanje, ita ku ntama zanje. Natwe aratubwira ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi umwuka wera yabashiriyeho, uw'Imana yaguze amaraso yayo, uw'Imana yaguze amaraso yayo. Ninde ukwiriye kuba umushumba? Ntawe, ni Yesu wenyine n'abagira ubuntu. Kuvuga ngo ikintu uragikwiriye ni ukuba wewe ubwawe, wewe hari ibyakuvuyemo byatuma ugihabwa cyangwa ugikora. Ijambo rya mbere,
nta ngeso nziza dufite zatuma twitwa abashumba n'ubuntu bw'Imana. Nta ngeso nziza zatuma wowe uba umushumba, ntazo ufite. Nta bikorwa, ntiwopfira intama uzipfiriye uvuze ngo upfira intama ubuzanye umuvugo, kuko amaraso yawe nayo kwamiriza gusa ko hagomba kubaho guhora. Rero ibi byanditswe nshaka gusorezaho, hari ibyanditswe nshaka gusorezaho. Ibi byanditswe biri muri Timoteyo wa mbere havuga ngo umwepiskopi agomba kuba tutarenze no kubisoma, agomba kuba inyangamugayo. Muri bino byose, muri iyi lisite y'ibintu bigera ku 16, ni ijambo ry'Imana bibwira umushumba yuko buri gihe agomba guharanira kugira izi standard. Ariko tumanutse kuri bagakora analyse, bagasanga umuntu uzujuje zose ntawe babona, uzujuje gusa ni Yesu. Ariko ntabwo bivuze ngo ni ibintu bidashoboka, ngo nta wabigeraho. Ahubwo hari umunsi wabyuzuza, hari umunsi wamanuka, kandi umunsi wamanutse utabyujuje ntibivuze ngo ntukiri umushumba, kubera ko wahamagawe kubw'ubuntu bw'Imana. Ahubwo urakangurirwa guhora wigera kuri ibi, bikaba indorerwamo, bikaba goals, bikaba intego zawe, bikaba ideals, ibi bintu by'indashikirwa ugomba guhora uharanira. Ni ukuvuga ngo buri mushumba wese agomba guharanira kuba inyangamugayo. Hari n'ibindi utaharanira, ugomba kuba wicaranye, kuba umugabo w'umugore umwe, kudakunda ibisindisha, kugira gahunda. Hari ibintu bimwe ugomba ku adjusting buri gihe, you have to adjust, mbese guhora ubyishiraho, guhora ubiharanira ukabikora. Hakaba n'ibindi ugomba kuba wicaranye ubufite. Ku rugero, ndabaheza urugero, Bibiliya iravuga ngo umushumba ngo agomba kuba afite ubwenge bwo kwigisha. Ushobora guhamagarwa kuba uri umushumba ariko utarize, utaratojejwe, utarasomye ibitabo, ugahita uvuga ati kubera ko nabaye umushumba nzigisha, nzatoza, nzahugura abantu, none reka nje mu ishuri shaka abantoza, abanyigisha. Ntabwo bivuga ngo igihe utarasoza kwiga cyangwa utaragira ubumenyi bwo kwigisha ngo nturi umushumba. Uriwe, ariko ugomba guharanira ibi. Hari igihe wabonekwaho n'umugayo ukagawa, ariko igihe wagawe ntibivuze ngo ubushumba bwakuvuyeho, ahubwo ugomba guharanira ubunyangamugayo. Hari irivuga ngo kugira abana bizera, utazi gutegeka urugo rwe. Ese nta bashumba abana babo bananiranye, batizera, tibariho? Ariko urabwirwa ngo nk'umushumba ugomba gukora imbaraga zose, urugo rwawe ukabitangarukira. Rero aya niyo bita ideals, donc ni ibisabwa byo mu rwego rwo hejuru buri mushumba wese agomba guhora aharanira. Ariko icyo nashaka kukubwira,
message iruta izindi zose nashaka kugezaho nuko wowe wahamagawe nk'umushumba, warahamagawe kubwo buntu bw'Imana, wahawe impano kubwo buntu bw'Imana, ugomba guca bugufi ugakorera Imana uciye bugufi. Si ibyo wagezeho, si ibyavuye iwanyu, iby'Imana yaguhaye. Ikindi cya kabiri, ugomba kumenya ko uri umuntu tiwigira Imana, ushobora kugira amakosa. Ugomba guhora uharanira izi ndangagaciro, indangagaciro z'umwuka, indangagaciro z'imitekerereze, indangagaciro z'imibanire zanditse hano. Ugenda uzisoma hano muri Timoteyo wa 2:3, umanuke urazibona zose. Ugomba guhora tuziharanira kandi kubw'ubuntu bw'Imana tukazigeraho. Kabwira n'abandi nabo bahora bacokora abashumba. Hari abantu bahora bacokora abashumba, uriya ni abantu nk'abo. Usibye ko bagiriwe ubuntu bwo gukizwa nk'uko nawe wabugiriwe, ariko kandi bagirirwa ubundi buntu bugeretse ku bundi bwo guhamagarwa nk'abashumba. Bahabwa ubuntu bw'Imana, ntabwo ari Imana. Barashobora kugira amakosa, niyo mpamvu bakeneye gushigikirwa, guhugurwa, ndetse kubasengera, kubashigikira mu zo bahamagariwemo. Ikosa rikomeye abakristo bakora nuko batekereza ko umushumba ari Imana. Nawe ni umuntu wahamagawe kubwo buntu bw'Imana. Yego agomba kuba afite ubukure bw'umwuka kandi agomba no kubuharanira, ariko ntibivuze ko ari sans faute, atagira amakosa. Ni kubwo buntu bw'Imana. Abashumba nabo amakosa bashobora kugira nuko bashobora kwitekereza ko badashobora guhugurwa, kwigishwa, adashobora gukura, adashobora kugira icyo yikosoraho. Ibyo nabyo ni ikibazo. Hari abashumba ashobora kuzamuka, ibyo bita ngo bazamutse hano hanze, akaba afite bikenewe hano hanze hasi munsi y'ijuru, inyubako, amafaranga, amamodoka, ibindi. Akavuga ati nta muntu ugomba kungira inama, agakinga imiryango n'amadirisha yose yo kwiga no kwigishwa no guhugurwa no kwegera abandi, akabona ari igikomerezwa. Uva nkubwire, it is by grace we are saved, it is by grace we can serve God. Ni kubw'ubuntu twahamagawe n'Imana, ni kubw'ubuntu twakijijwe n'Imana, ni kubw'ubuntu dushobora gukorera Imana. Duce bugufi, dukorera Imana, dukorana nayo mu muhamagaro wacu. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Amen.